Kabaki na onyu mukuzi Kabaki na onyu rukundo Kabaki na onyu mukuzi Kabaki na onyu
Pastor Imana umugisha, Pastor Gisagara Imana umugisha, n'abandi mwese muri hano Imana umugisha cyane. Haleluya. Mama Boy, Mama Teta, Mama Deborah, yego kumana yanjye. Mama Ryan. Aje yafurahi niko yitwa. Iya. Muraya ni kwehe wabona class agiye kuba Mama Ryan. Amen. Yesu ashimwe. Papa iya ni mwagize neza kuberekeza. N'abagiye ba Papa Irebe. Ubwo Mungu agafurikere bika. Karakandi kazana ntibuka. Hari abandi bagabo babiri bagiye twari twazanye nabo bagize neza. Imana ni kugurisha nabo ntibibagirwe. Baba ni natwe kandi bakushimira n'ushuti turabashimira ko mwaje ukabona natwe bagumya Imana ikugurisha mu cyane. Twanezerewe kubana namwe. Dorose Imana ikugurisha kubera mu gitondo protokolo n'ura cya protokolo. Twabaye n'abashyitsi ndakura protokolo. Ariko ubushize ukoze Imana yaratubwiye ati ntuke nicara mu rusengero gusa ngo wumve kunyuzwe, ahubwo ireka kwicara kubwira abantu ngo ndumva ngo nabuze ikintu cyo gukora mu rusengero mu musego nakora iki. Zinduka mu gitondo kare bakingura urugi rw'urusengero wiyicarire hariya inyuma, abantu batangira iteraniro wicaye, abantu bavuga ibyo bavuga wicaye, abantu bakora ibyo bakora wicaye, abacuranga bareba, abakora tukarabona uko ureba, pasiteri bamwakira ureba, abantu bose gahunda zose ziba mu rusengero ureba. Icyo uzaba ukabona barimo kugikora nabi uzamenye ko ari umuhamagaro wawe. Ntukajye uvuga ngo ntacyo ufite nakora gusa ko nabuze icyo nakora wakiguze. Niba ubona umuntu washika hari mu mwanya ukabona hariho ahatuzuye, gerageza uzuhuzuze. Reka pasomere cyangwa kimwe n'igihe kwicara cyangwa bibiri pasomere. Ndifuza ko dusubira ijambo ry'Imana rigufi cyane. Mbwirira mugenzi wawe ngo uyu ni umugoroba w'urupfu rwa Herode. Uyu ni umugoroba w'urupfu rwa Herode. Haleluya. Umugoroba w'iki? Ubwo rero kujya kugira ngo mwige n'aba Herode mugihe. Murabafite. Herode mvuga ntabwo ari wakuru wa kera. Herode mvuga uwo nguwo wa kera ni imfashanyigisho kuba Herode n'ubu baracyakara. Sinzi Herode bicaye ku byaha, sinzi Herode bicaye mu kazi kawe, sinzi Herode bicaye ku gushaka kwawe, sinzi Herode bicaye ku bana bawe, sinzi Herode bicaye ku muhamagaro wawe, sinzi Herode uri kukurwara, sinzi Herode urimo kuguhiga, ariko uyu ni umugoroba w'urupfu rwa Herode. Haleluya. Uyu ni umugoroba w'urupfu rwa Herode mu buzima bwawe. Ukipangira ibintu bishishikaza ariko yajya kugira ahinduka neza ukajya kubona ukabona ibintu bisubiye inyuma. Herode yamaze kubyicaraho. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba wiga, ushobora kuba ufite akazi, ushobora kuba mu mahuri nibura bibayabaye, ariko wajya kubona ukabona ibintu birongeye bisubiye icyo abantu bita udubi. Hari Herode urimo kuguhiga. Abantu baraza kugabanya abakozi mu kazi bagahera kuri wowe. Hari Herode urimo kuguhiga. Insengero zirafungwa zigakurwa ku makarita burundu bagahera ku rwawe. Hari Herode uri inyuma yawe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 2 n'umurongo wa 19. Ubundi afate Bibiliya, hano hari abasomyi beza nka babiri. Rusi dusomere Matayo ibice 2, undi aturebere mu byakozwe n'intumwa 12:21. Turasoma ibyanditswe byombi bibiri gusa. Undi wafashe byo kudusomera byakozwe ku Kristo ibyakozwe n'intumwa 12:21. Ngiye gusoza rwose mwihangane ntabwo ni butinde cyane. Matayo 2:19. Matayo 2:19. Herode amaze gupfa, marayika w'Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati atari Kanani ahubwo ari muri Egiputa. Byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cyacu. Ujyane umwana na nyina basubize mu gihugu bahozemo, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Kuko ibyo ashakaga kumwica byapfuye. Haleluya. Araza
byuka kubana bwawe usubize umwana na nyina mu gihugu kuko ibyashakaga kubica byakuweho. Arabyuka ajyana umwana na nyina, arabyuka asubiza umwana na nyina mu gihugu, basubira mu gihugu cya Isirayeli. basubira mu gihugu cya Isirayeli. Haleluya! Byuka nawe usubire iwawe, byuka usubire mu kazi kawe, byuka usubire mu guhamagara yawe, byuka usubire mu munezero wawe, byuka usubire mu byawe byari byarangiritse, byuka ibyawe byongere bisubirane. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ndavugana n'umuntu wari umaze iminsi, hari ibyo abona birimo gupapa, hari ibyo abona birimo guhinduka, hari ibyo abona birimo kwanga, hari ibyo abona byananiranye. Ibyo ni byo marayika w'Imana aramanutse arakubwiye ngo byuka usubize umwana na nyina mu gihugu kuko ibyabahingaga byamaze gupfa. Haleluya! 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 Amen! Wibabaza ko byamaze kuguca mu myanya y'intoki. Ibyo ntabwo byari ibyawe. Toza umutima wawe kwakira ibije no kureka imigi. Haleluya! Subiremo. Toza umutima wawe kurekura ibigiye no kwakira ibije. Abantu bacu gitondo nababwiye ngo dushime Yesu wica umwaka. Haleluya! Dushime Yesu wica iki? Umwaka. Hari abantu batazi ko umwaka uba cyangwa batera umwaka uba. Umwaka ubaho. Ariko turashimira Imana yica umwaka. No kuba twicaye aha hari umwaka wapfuye mu gihugu. Kuba turi aha amarembo arangaye gutya, kuba turi aha nta buvuzi bw'uruharuguru no hepfo, kuba turi aha abantu bose batekanye uzi ko mugera mu rugo urasanga ntawe bishe, turashimira Imana yatwiciye uwo mwaka. Haleluya! Twashubije abana na ba nyina mu gihugu kuko ibyabahingaga byamaze gupfa. Haleluya! Niba udafite ibyawe bikubaza, twebwe dufashe dushima Imana ku byacu. Kalise dusomera mu byakozwe n'intumwa. Niho ngiye gusoreza Davide. Ibyakozwe n'intumwa igice cumi na bibiri makumyabiri na rimwe. Yego. Umutwe w'amagambo avuga ngo urupfu rwa Herode. Urupfu rwa nde? Urupfu rwa nde? Urupfu rwa Herode. Herode wawe ushobora kuba ari igisuzuguriro kikumazeho iminsi. Herode wawe ushobora kuba ari amadeni. Herode wawe ushobora kuba ari icyangiro. Herode wawe ushobora kuba ari umukene. Herode wawe ushobora kuba ari umushomeri. Urupfu rwa Herode. Kuri uyu mugoroba ndagira ngo ndahane ijambo rikubwira ngo urupfu rwa Herode. Haleluya! Urupfu rwa nde? Urupfu rwa Herode. Muri iyi minisiteri muraza kugenda mubona ibintu bigenda bihinduka. Ni ikimenyetso cy'uko harimo Herode barimo kugenda bapfa. Umunsi ku wundi ikintu cy'iterambere kikuba umunsi ku wundi jya umenya ko harimo Herode barimo gupfa. Iterambere ryakomeje rizamuka jya umenya ko harimo Herode yasaga kugenda yumva. Herode yarifashe yarigize munini, yarigize mugari, yarigize muremure, yarigize mwiza, yaratuye mu byaha. Ariko hari marayika ukumbana. Ukumbana murabizi? Ukumbana murabizi? Imana ikumvisha. Kugubanura. Umuntu atiriwe asaba, umuntu atiriwe atitaba, umuntu atiriwe ndababara, umuntu atiriwe urarembye, umuntu atiriwe. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Umuntu atiriwe dukorera hano nari tugiye gusoza. Umuntu atiriwe agira ati arwara ngo abantu bavuga bati yababaye aha, kizamukira aha, kimufata aha, gikomereza reka da kugubanuka gusa. Uyu munsi hari ibyawe Imana igiye Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu byinjiza bya kaganga barayizi. Hari ibintu byinjiza bya rutura. Ibintu biraza biratura biricara. Nawe urangije uranyurwa. Wumva ko iwanyu nta bajya bashaka. Wumva ko iwanyu nta bajya bashaka batabyara iwabo. Wumva ko iwanyu nta bajya bareza imyaka 45 badapfuye. Wumva ko iwanyu abantu bane batajya bareba imfura. Wumva ko iwanyu mutajya mubona akazi. Wumva ko iwanyu mutajya mwubaka. Wumva. Ibintu byigize kaganga baricara. Bya Herode birabyibuha. Ariko uyu munsi hari marayika ukora ku ngoto. Baza nakinya. Arakora ku ngoto. Nagakumbanya aragubana. Natagubana arakora ku ngoto.
ibyo byose haraburamo na kimwe. oya birashoboka byose. Yesu ashimwe cyane. Icyo ari gukora icyo ari cyo cyose ni urupfu. Yesu ashimwe cyane. Icyo ari gukora cyose murebe hano baramukore bari kubyara. Icyo ari gukora cyose kirabyara urupfu rwa Herode. Ko turambiwe ibitwishima hejuru, ko turambiwe ibitumenyera, ko turambiwe ba Herode, ko turambiwe ibiduhiga, ko turambiwe haleluya. Ubwire ukoresha udashyira urugo, bwira mugenzi wawe ko turarambiwe. Yesu ashimwe. Nubwo abantu bari gukora hehe ku ngoto. umugabo wa Abigayili yitwaga nde? Ahabu. umugabo wa Abigayili Nabali. Ikigoryi Nabali. Ikigoryi Nabali. Bibiliya icyita ikigoryi. Hariya niho Bibiliya ivugira ngo abagabo b'ibigoryi bamara Nabali. Yibagiwe wamugiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yibagiwe wamugiriye neza. Yesu nashimwe. Ariko ntabwo nari ko Imana nayo igishimye. Ntabwo nari ko Imana igifite. Ugiye kumeza ngo yishingiye. None se ntabwo yafashe umukandida bari kumushyingira. Yaramumwatse mushyingira Dawidi. Imaze kumutunganya. Haleluya. Yaramumwatse kumufasha. Yakizite. Yaramumwatse. Yarabye kiriya kigoryi ndamugifuza. Dawidi yatumye abagaragu batuma kuri Nabali. Arabatuma ati mugende mumubwire abahereza ibi. Abamugezeho haramurero bareba nabi. Amugezeho bareba. Ubundi aba ni ba. Izisore. Zataye ba shebuja. Amagambo aragenda agera kuri Dawidi. Dawidi atunganya ibintu by'urugamba. Nawe ubwe yaragiye kumwikumbariza. Ariko kugira umugore w'umunyabwenge ni byiza. Nabali we yari aho yibereye mu cye, yari azi ko yasuzwe yamusuzuye, yari azi ko ibyo yakoze byangirira, yari azi ko atakoze n'ishusho ry'Imana. Haleluya. Ntabwo yari azi ko yakoze ku wasize, yavuze ku muntu wasize. Arangije amenya umugore wa Nabali, amenya ko Dawidi agiye kugira ate kubahanaguraho. Nta nubwo Dawidi yamusigaho kuba ari we. Arangije ariko umugore mu muhanda atunganya ibyiza byose biba ubwo naze kujya muri iyo mugo didi atunganya ibyiza byose biba aterura amaturo aterura abagaragu aterura ingamiya aterura aragenda ntabwo atakoze uko yodaza aramusanga iyayo hakurikizwa kuri mugore yari na mwiza Yari mwiza. Bibiliya irabivuga ngo yari mwiza. irabivuga pasi Irabivuga muri kiriya cyanditse basomaga. Bibiliya ni ivuga ko ikintu ari cyiza. Bibiliya ni ivuga ko ikintu ari cyiza. Ujye ucyumva karindwi. Niba ivuga ko Dawidi hasi abantu birabura ko twebwe batajya batuvuga. Biravuga ngo Dawidi ni ya musore w'inzobe. Ntekereza ko yasaga na Pastor Fred. Na Fred. Abantu b'inzobe nkatwe. Abasore nkatwe. Cyane. Numva yarasaga nk'umugabo cyane numva ari umusore ko w'inzobe w'uburanga Bibiliya yongera w'uburanga irabivuga ngo uwo musore yari umusore mwiza w'inzobe w'uburanga uwo musore rero w'uburanga mwiza niwe Kalisi nawe urangana nanjye nawe urabyumva uwo musore rero niwe wari ugiye gukorera ba bantu itsembatsemba ngakure ahanagura ariko bikugira n'umugore w'ubwenge abanyarwanda bajya bavuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo Wowe kurusha urugo agakurusha umugore. ukurusha umugore agakurusha umugore iyo bavuga ngo ukurusha
ntabwo bareba amakaye bareba indeshyo bareba ubwiza ibi bishishwa byose by'inyuma tubona nubwo nabyo ari inyongera tubikunda yewe ndakurahiye ntabwo ari byo baba ibi bishishwa byose by'inyuma ni byiza uburebure n'igikara ubwiza ureba neza useka neza niba uburebure ntabwo imvura yarabuze kuko wakoresha kose nubwo waba muremure tukacigirwa ngo mwiza uri muremure imvura ntiyabwo uzabituma ntabwo bishoboka ubwo rero muze Danieli ngo yari umusore mwiza oya Danieli ni mwiza Danieli ngo yari umusore mwiza ari mwiza na Yosefu reka tuve kuri Danieli yari umusore mwiza noneho umusuma ari imbere y'Imana nkajya kubona umuntu bwiza bw'Imana ngareba ubwiza bw'Imana ukuntu bumeze ngareba ubwiza bw'Imana ukuntu bwuzuye urusenge ngareba ubwiza bw'Imana uko bumeze ngo yirebyeho ngasanga cyo guhindukira ububore asanga ubwiza bwe buhindutse ububore mu yandi magambo yibonye ko ntacyo ari cyo umwiza ni Yesu ntukatukandikire ntukadutere icoci cyane njya kubona abakobwa bose nimujya kubona muri Miss Rwanda hari igihe bari abakobwa baza nanjye ubwanjye n'abijyanye umva musi wa mbere ngabona abana ni beza ariko najya gukora ihishurirwa ryanjye byajya kuzasanga beza bakagiye kuko umukecuru umwe umugore yaramubwiye tubura abakozi arambwira ati umukecuru wandaje umukozi ndaje umwana mwiza w'ikinyabupfura muzima utari umusazi umukecuru arambwira ati mwana umwana mwiza niyo uvuye iruhande rwa nyina fata ibyo ubonye byose murabyumva umukobwa mwiza w'umutima niyo uvuye iruhande rwa nyina ari kumwe na nyina bamufasha akazi rero by'abakozi genda ufata ibyo ubonye bikunanira ufata ibindi ariko mwiza ntiyavuye muri nyina umwana muzima ntiyavuye iruhande rwa nyina barasonza barasonzana barakina bagakirana bambara ubusa bakabwambarana amenya uko nyina yaraye Yesu ashimwe umwana mwiza ntiyavuye iruhande rwanjye fata icyo ubonye umwiza ntiyavuye kuri nyina turagiye ko Abigayili rero gashoje Abigayili azinga icyangushye akora yihuse asanganira umugambi amwikubita imbere aravuga ati nyakubahwa izina ni ryo mu rugo Nabali ni igicucu n'izina rye ibyo mukora byose akabirenga ibintu byose wamukoreye koko umva umugore ashaka na bya bintu byose wamugiye na ya meza wamuhaye nanze kujya muri bwije na ya meza yose wamugiye na bya bintu byose wamukoreye koko akwituye wowe ukabyara mwami nyagasa izina ryo muntu Nabali ni ikigoryi n'izina rye kibabarire niko rumeze nanjye ubwanjye rwarananiye urumva agerageza guhinduranya Nabali kugira ngo acogoze umujinya wa Dawidi haleluya 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 Bibiliya iravuga ngo ururimi rwiza rugira rwo rukiza nirwo rukiza ndatekereza ko Dawidi yagiye kumva ka ayisi bashyize mu mutima wa Kagame n'umuranga Imana irareba ihita ifata cya Nabali ifite iragikumba ngo yagikoze ku ngoto ariko Bibiliya ivuga ijambo ry'Imana rivuga ngo yamukoze ku ngoto kigubanuye aragubana nta byo gusanga nta bya n'ababaraha nta bya mutabare nta bya ambiranse nta habayeho utubihugu imagensi fasha abagore mwiza w'umunyabwenge mwegereza undi munyabwenge mugenzi we fasha Mariya ubona ko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe ku munsi wategetswe yego yicara ku ntebe y'ubwami yicara ku ntebe y'ubwibone yego arabaganirira atangira kubaha inkuru abantu barasakuza bati yewe noneho iri jwi ni iry'Imana si iry'umuntu ubundi Imana yacu ni Imana ifuha ni Imana itagira ibisangira nawe icyubahiro cyayo ni Imana yihariye
amaboko nafata uyu mwenda no gutiza cyangwa no guha yewe n'undi mwaba nanaguha n'uwahera nawe ariko ibintu byo kumera rwose kuriya mu pasifureke kuri abo munsi ntiyara iwanjye nawe ntabwo niko wagaragarayo ntabwo namugutiza hari ikintu kidatizwa icyubahiro cy'Imana rero bagenzi icyubahiro cya Kristo ntabwo ajya yemera nubwo kaba kangana n'agatonyangurwaho ibishoboka nimujya murakunda n'abashumba banyu bakubwiye mujye mwirinda kubagira ibigirwamana kuko byo muba murimo kubacukurira icyobo bishobora guhita mucyura vuba kuko iramutangiye kumuringaniza nayo mutangiye kumunegereza mutangiye kubona turi kimwe naba yiyiziye mube mubayeho uko mbabeshejeho n'Imana itagikunda gusanga icyubahiro cyane n'ikintu icyo ari cyo cyose ni nayo mpamvu igiye kugufasha cyangwa kugira ikigwi kigukorera imanza igakuraho udutumba twameraga ibyari bitangiye kwandika intoki ibyari bitangiye ibyari bigira hejuru ugashuka n'aho gutanga kanjye keza ariko kamaye udutondo ikazana kirabirandika birabiraga byose bikavuhera zikaguha umutobe w'umwimerere ukamenya ko ari Imana isangije icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe. Herode rero yari yigize Imana mu baturage yari yarabaye n'Imana mu umunsi umwe ngo atumiza ibirori araje afata intebe y'ubwami yicara atangira kuganira yicara uwo ashaka agakiza uwo ashaka murabyumva arangije atangira kuganira abantu ababwira inkuru abaturage bari kubona babona atangiye kubabwiza umutima utuje ababona atangiye kubabwira neza baragira bati n'Imana niyi noneho ntabwo ari Herode ni Imana ariko muri ako kanya akimara kuvugwa ubwo byari amagambo akimara kuvugwaho bakimara kuvuga ati noneho si Herode ni Imana yadusuye ni Imana imuvugiye mu bintu by'Imana yamukoreye ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya kuko adahaye Imana icyubahiro aherako agwinyo aherako agira ati aherako agwinyo ako kanya ngo marayika yaramukumbanyije amaze kumukumbanya ubundi hari ukuntu tuba umuntu yapfuye ukaba agategereza ko yabuze hanyuma nyuma yo kubura hakabaho kugwinyo ariko kuri Herode siko byagenze Imana yakoze pafu yaramukumbanyije kagwinyo imbere y'abantu ariko ijambo ry'Imana riragwira rirarora ndashaka kubabwira ko ba Herode uko baba barigize rwose ntabwo nzi Herode wawe ahantu yicaye nubwo ntabwo umenya ntacyo nabikoraho ushobora no gufasha kumunyeganyeza akatunanira ariko hari Imana ijya igukumbanya mu minota mike gusa cyane umusozi imbere yawe kiga ibintu by'ikibaye abantu b'Imana bagatambuka bemye Imana ibahumugisha cyane Imana ibahumugisha Imana ibakurireho ba Herode ibakurireho